Mukenya mwakabawe Ukinga hongera inyana ubwatsi Ukinga hongera inka mu zindi Ukinga Tujye kwakira umunyarwenya witwa Pirate. Ladies and gentlemen, amashime cyane twakire Pirate. Si on disait qu'on a le temps s'est retrouvé, ça fait 100 bras et ah comment va hola hola hola. Mwene muzi ngo ntago nzi igifaransa. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Ah oui 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 comme ça. Je m'appelle Zendi Mukundo c'est ma mère era kies Mutule Serafina Ino. Abareyo muri mo hano muri he? Reka turaba bafite benshi. Aperi muri he? Reka turirimbe indirimbo ya Sport twumve. Wagikona we wabusize nkuru kimusozi. Aho ni wari ruvumwa amakipe waribye abasifuzi urashaka amadorari none dorura yabuze ugenda amahoro. Muhagara abafana ba Aperi ngiye kubaririmbira indirimbo nawe muri he? Aperi twagiye muri reyo rurakinga batanu n'abariyo dore inzara irabishe. Muri reyo rurakinga batanu n'abariyo dore inzara irabishe. Muri reyo rurakinga barindwi n'abariyo dore inzara irabishe. Muri reyo rurakinga batanu n'abariyo dore inzara irabishe. Haleluya. Ndi ndirimbo twaje turirimba ngo wasiri na ngabo nabo barabafata barabafunga kubera uburozi bwabo. Abageze muri gereza bati nitwakwiyumanganya ngwerega Gasenyi ntiyashobora kuba idafite umupfumu. Murakoze cyane. So ubundi ukuntu muri benshi ahangaha nitwa Pirate mbere na mbere. Abantu bashaka kumfollowinga kuri Instagram nitwa Minister Pirate. Ariko ukuntu mwuzuye ahangaha mu bihugu by'Abarabu ahaba imitwe yitwaje intwaro bakunda guturutsa ibisasu. Iyo rero habaye igikorwa gituma abantu begeranya gutya baravuga ngo buri wese abijisho rya mugenzi we. Barakuga ntugire uwo wizera mugenzi wawe mubonemo ikihebe. Bwira mugenzi wawe ngo wakihebewe. Asha mukunda kavuyo sha. Ushobora kugira ibyago ukabivuga wicaranye na fande tukakuburira irenge. Afande wowe wicaye muno niba bakubwe ngo urikewe wakoze akazi. Wari umuntu inkuru. Mugaruke. Aha. Murabizi kera bajyaga bitana amazina. Kera iyo wahabya havukaga umwana bamwitaga izina bagendeye kuri situation umugore n'umugabo barimo. Sibyo? Umwana yavuka ari ibibazo umwana bakamwita ntambara. Umugore yabyara umwana ariko umugabo amushidikanyaho umwana yavuka akamwita jya mu bandi. Si muri kubyumva mwibazo uwo muco iyo ubukibaho n'ubu ngubu tukita amazina abana bitewe na situation y'ababyeyi barimo. Bona tuvuge Titi na Nyamba baramutse babyaranye umwana bamwita barayavuga. Debeni ngira ngo murabizi yafashe urugendo ajya mu Bufaransa muri za Canada wo kugira ngo umwana we navukira muri Canada azabona ubwene gihugu bwa Canada. Umwana aramutse agize nk'amahirwe akavuka muri iyo situation umwana bamwita Serugendo. Ngayibaze Debeni agiye kubyarira umwana muri Canada akagira ibyaga akava igise kikamufatira Zimbabwe. Yahita mwita mbyariye. Nanjye mama wanjye akunda guhinda. Mama wanjye yantwitiye Nyabihu. Abonye igihe cyo kubyara kigeze aravuga ati mwana wanjye kanje kumubyarira i Kigali. Ari mu modoka igise kimufatira mu Gataraga. Kimufatira mu Gataraga barabyaye. Abarundi bari abantu baturuka mu gihugu cy'u Burundi muri hano muri he? Ngoya murimo nta kibazo. Barimo sibyo? Barimo. Buri abanyarwanda n'abarundi duhurira ku bintu byinshi cyane. Ibintu byinshi cyane turabihuza umuco hafi ururimi n'iki. Ariko hari ahantu dutandukanira. Iyo twarakaye
abanyarwanda iyo barakaye avuga mu mazina y'iki, avuga mu mazina y'iwabo, abakuratira ngo ngiye mwana muze ngo nakwica, ngo ngiye mwana ngo ngiye mwana vugirije Jean Paul, ngo ngiye mwana Notiyata, ngo ngiye kumva nkufashe ngo bansaka inyuna. Nyine aravuga tu, ariko umurundi yo yarakaye, iyo barakaye bavuga bacikagurika, avuga ikintu ntagisoza, ngo ngiye mwana ntuza, ngo ndamutse nkufashe ngo ngo ngiye mwana ngo ndavuga nuko ko abarundi barakara. So habayeho iki? Brian umeze ute? Fata peace man. Niyo Bosco. Fata peace. Ako nta muyobozi irimo hano ngo mbarege. Mwaragize mukabango kanyanga yacitse mu gihugu. Ibimenyetso birahari bifatika. Aha, cyera murabizi habagaho umuco wo kugira gute hirya no hino mu isi hari kuba ibintu by'intambara. Iyo habaye intambara, imirwano cyangwa se imyigaragambyo, hari abantu bita barusahurira mu nduru, bacunga ibintu bibaye bakajya gusahurira mu nduru, umwe akatajya kwiba moto, undi akajya mu ruganda akikorera umuceri. Nyine n'abasirikare baba barasana, hari umusirikare upfa akapfana imbunda, n'abaturage baba bacaho, harimo abagira amahirwe bagafata imbunda bakajya gusahura, sibyo? Mu Burusiya intambara ziraba n'ahantu henshi imyigaragambyo, harimo abantu bajya gusahura kuko babonye imbunda. Gende mbaye ndi mw'icyo gihugu nkagira amahirwe yo mbunda nkayicakira, sinajya gusahura moto, sinajya gusahura umuceri. Mfite mashini gani yanjye, umukobwa nasabye wese akanyina, umukobwa nasabye akanyina, wajya ubona nk'uhingutse hona rwa mashini gani ngo rongera unyimese meze gutya. Murakoze cyane, nitwa Pirate. Ayo ari buraga nibagiwe we, ari burase. Cyera habagaho umuco wo guterura, simuhuzi? Murawuzi? Iyo wahuraga n'umukobwa ukamukunda waramuterura ukamutwara, sibyo? Na papa cyera ajyaga kunga ngo ntureba nyoko, ngo nyoko yari plan B. Ngo nari mfite igikobwa cyitwaga cya Jacqueline, ngo nagiye kugiterura kirananira. Uwo muco warabaga. Ngayibaze iyo promotion iramutsigarutse, wakunda umukobwa ukamutera ukamutwara. Melissa baguteruza break down. Mutuze we, ntago ndagera aho nshaka. Muraho neza. Aha, iyo promotion iramutsigarutse, ngo umuntu nahura n'umukobwa mwiza amuterura mujyana. Abagabo murimo hano mwebwe mwaterura opposite, abagore banyu mwabaterura mubasubizeyo mwabavanye. Hongera inyana